ari umuntu w'imideli ntabwo yabura n'amakute nagomba kuba ari imideli kuki wumva yuko makuta kuba ari imideli ari igihugu cyacu ntabwo ngiye navuze ko makuta ari mu ideni ntabwo nabyise ikibazo ahubwo njyewe kuki byateje saga ku mbuga nkoranyambaga zose byateje niwe se niwe kuri izo televiziyo zose barimo baramucisha yakoze ibiganiro kuri zingahe nyereka igitaramo giherutse kuba mu Rwanda muri Stress Award sibyo nta megabyte ukoresheje niteremera ko ikintu cyose cyarashyize n'abandinzi usumva ari ubuntu kuri kubaza ibyo byose kuko ahubwo nyandika kukubaza babigize ubuntu yakureba nzabureba banza wumve babigize ubuntu nge ntabwo najyaho bwabaye najyaho buzabejo nge narara kumwana abanzi bacu reka mbere abanzi bacu nabo bagira na defu ubu babuze kugira bashyizeho n'amatike 5 The Ben ni umustar bro ni umustar uri big man utanamwita umustar uri roko ni umustar international bro ni gute je nafata ubukwe nkajya kubushora ntari ntabwo bishoboka bro uze Medini wamubonye ntiyakoze ubukwe bwabaye bwiza je bwaranshimishije mu by'ukuri umuntu akifata akakubwira ngo jya ngo ujye uba mukuru uzi naba mukuru utagifiteho nita mama ushatse kuvuga ko abantu bose bakoze nta babyeyi baba bagiye iyo wakuze buryo nta mubyeyi bufite bazo kugira ngo uranuzumve bavuga ngo imfubyi ni umuntu wimenya kuva mu bwana kugera mu bukuru imfubyi ngimfubyi yumvira mu rusaku uri kumwe na mama wawe na mama wawe akaba ari kumwe na mama we urumva nose nawe wemerewe kuvuga ngo nyogokuru nawe wemerewe guhamagara mama babiri ubwo nyine bakubwiye ngo hamagara wahamagara ngo wahamagara mama wambyaye cyangwa wahamagara mama utarambyaye mama nyogokuru na nyogokuru bitemewe twese tuvugisha ukuri muri mwebwe nta muntu wigeze kubitwa n'umubyeyi wiwe tuvuge mama cyangwa papa akaguhondagura ukumva kirakurenze ugahita uvuga ngo nta nubwo wambyaye ngo si nka mugani wa kera se ngo ukubitwa n'umugabo utari so arakunyuka kukubita umva kikakurenga waba ufite n'imvune ako reka nkubaza akabazo mbwira nta bindi akumva tuvugisha ukuri nk'umutipe aramutse akubwiye uranamwicaye nk'abajama muri kuganira muri gutera story umutipe akaza akakubwira ati mbara uzambera umugabo kuko muravuga wenda ugiye gutangaho umugabo utekereza nko mu rukika uzambera umugabo je bikubaje kubera ko je babimbwiye ejo je mutipe arabimbwiye ndamubwira ni je ntago nakubera umugabo byibuze we nakubera umuhamya ko sinakubera umugabo nakubera umutanga buhamya impamvu avuga umugabo nuko bazi ko umugabo ari we abagabo duhama ku ijambo abagabo muhamugisha ukuri abagabo gerera cyo ibyo ntago byumva neza ese wareka nkubaze kuntu abagabo mutavugisha umugabo sibyo ufite umugore umwe uri umugabo ufite undi mugore uri umugabo w'abagore bangahe ndi umugabo ngo mfite ndi mugore ese undi mu buzima busanzwe n'ufite abagore batatu mfite umwe inde wose ufite bangahe yewe natugana totari kuvugisha ukuri ufite bangahe yewe mfite abagore batatu nose abagore batatu bamarisha iki ahubwo we wansobanuza ati abagore nabaye mfite abagore batatu umugore wa mbere na mbere ni mama turahakana ko atari umugore ni nyoko nyine kuko muri nyoko n'umugore yagicucu umugore wa kabiri ni nyogokuru ubyara mama urahakana ko atari umugore umugore wa sokuru umugore wa sekuru umugore wa sokuru hanyuma murambaza wa gatatu ni umugore ni nyogokuru ubyara papa aracyari ubwo se kagoza ikibazo hari ibintu bajya babeshya ngo imfura na se ngo barahanga ese wangana n'umuntu kubyara bababeshya mwese siko mwakuze ariko njye naje kugira ikibazo ko hari igihe bakubwira ngo imfura na se murangana mungana gute kandi papa afite umugore we ntawugire izi mpamvu bavuga ngo imfura na se barangana se kera we wajya gushaka umugore none papa akabanza akabyarana akabanza akarongora umugore wawe akagira gute akabanza ntabwo ari papa wawe agakazanura ntabwo ari papa wawe asumwe ari papa cyangwa ari sogokuru wawe ari papa wawe wabikoraga akabanza akakazanura no wa mwana wavutse aba ari murumuna wawe noneho bakakubwira ngo imfura ingana na se ntabwo babyarana ukumva gusa cyane na predate zabo byanashoboka reka nkubaze
ni gute umbwira ngo papa wanjye yagiye kunyumva abantu bacyari babayeho mu bintu ntabwo nabyemera abantu bacyari babayeho mu bintu bibi ntabwo nabyemera kamubwire ni gute umbwira ngo nabyemera reka nze ngewe mwe muganira hari akantu mbonye taba telefone ugashobora guhamagarisha reka twarabamenye abasambane n'ubundi rega buri kanya bahora bagenda ese doda reka tuvugishe ukuri papa warakumviye sibyo urangije batwihanganire turi kuri shuti ugiye kubyara umugore wagiye kubyara abyaye umwana nawe usubijemo urabyaye ubundi ubwo ngubu tuvugishe ukuri imfura yawe se wundi wabyaye ahubwo ari wa wundi w'umugore wawe se papa wawe wakumviye niba papa wakumviye akavukamo umuntu uwo muntu aba ari umwana cyangwa ari umwana wowe uraza gukuraho ibiriho ibyahozeho cyangwa wowe urakomeza ibyahozeho ni nabo bakoze amahari baze kuryamana n'umwana n'umugore w'umwana wawe wowe niba uri umwana iwanyu mukuru uriya ntabwo ari so ubwo uvuze ko ubwo umubyeyi ahubwo wowe ni gute uba kwa so wanyu azikari ku rwego uko ariko twe tunavugisha n'ukuri tureke kubeshyanya n'ubundi none se ni gute atari kwa so wanyu ni gute wowe papa wagutereye umugore inda wangiza banga tubwira ukuntu wagiye kugura inda ya mu biziriko nimugoroba hasi kore gicu ari igiciro amakuru mfite ku isahani urumva nuko igiciro ngo wasanze kiri hasi igiciro gicuruza amagambo akweka nguze tuvugisha ukuri murare bugasanga ngiye najya kugura ibyana mu biziriko nibyo nabyuzuye muri kagugu ubwo abana ngira ngo abana wajya kubasanga muri centre de santé navuze abakobwa karibo wagiye kureba mari umuvuzi by'abakobwa muranyuma umuvuzi by'abakobwa muranyuma oya bangapi ne yatsubiza n'inzoro ngo yaguze indaya ahubwo yataye yaranye he arabeshya indangamirwa na abona bazanshingamo agakenye ngiye ngo indangamirwa ngo aguze indangamirwa ahubwo amazina cyane indangare amazina kuzita namaki ako ruhangura kumubwira akantu gatoye reka mbabwire njya mbwira abantu ikintu bakampinga njya mbabwira nti wenda namwe kugiraho ikibazo kuri icyo kintu njya mbwira abantu ni icyemezo cya nyuma njya mfata ibyemezo bibi ku isi pe n'ubu nyiriho ariko icyemezo cya nyuma nsigaje gufata kibi mbizi neza ko ari kibi no gushaka umugore ushaka umugore nicyo cyemezo kibi nsigaje gufata ngiye ntinya gukontorozwa kubera kuba umukiriya cyane none kwizinga ahantu hamwe bijya bigora urana iyo wamenyeye gutwara imodoka ya kwasiteri bakaguhereza ka taxi k'ivatiri ntabwo wumva ko ari imodoka utwaye naze ko ari amasana se mba ntwaye ingorofani wumva yuko kubera nta bantu baba barimo bumva uri wenyine uvuga ngo aho bitandukanye nuko mara natwaraga ikimodoka kinini nkaba ngeze ku kamodoka gatoya aho birumvikana niyo mpamvu njye sidapfa kandi ikindi sinjye sidapfa nese undi kangubaza imana ni tuvugisha ukuri ntago uri imanzi nawe ruharwa ntago uri imanzi ese urabonekerwa mu ntumwa za Yesu wari uhiye niba uri imanzi reka nkubwize ukuri iki cyaha ruharwa ito mbivuga byose babazi sindi yose na metero wawe uri imanzi ubyaye gatatu nubwo abantu mubajugunya ariko ni gatatu imanzi isobanuye ubundi imanzi ni umusore nyine utarafasha agapipi ke kakubaganye agahuza n'igitsina cy'umukobwa none ako se buriya mbese imanzi ni umuntu utarakubaganya umubiri we na rimwe utarakoroga ibitekerezo andi makuru arimo aracaracara muri iyi karitsiye byagenze gute wowe ko wateretaga umukobwa wo kwa Frederico numva ukaba wagiye kwa Roko ukaba urimo gutereta umukobwa wo kwa Roza naho byagenze gute oya ni muri filime ndawe cyangwa nawe agiye gutera ikirenge muri yandi urukundo ni rwose ijambo kubwira ryumvise oya ni muri filime ibintu byose bisigaye biba ari muri filime bisigaye bafata n'umuntu ari kurya akantu atata ni muri filime turi muri hari indi makuru mashyashya andi makuru arimo kuvugwa mwayumvise cyangwa ntago muri ku mbuga reka hite nkugira aho ndahita ngira ku mbuga ndebere umuntu bita makuta ariko makuta ni ndema makuta samusure wa mutipa kinaga muri za kanyombya kera nuzwe yaragiye hanze inkuru iriyo yakozwe n'abantu benshi ni benshi cyane nuko imaze iminsi iri hit yabaye ikimano uzi ko nta makuru makuta ngo ubu ntago yaca mu muhanda ubanza umva inkuru iri hanze ya mbere umva ngo ikibazo suko nkunda igihugu cyanjye wa ni makuta suko nanga igihugu cyanjye ahubwo nuko nkunda igihugu cyanjye nkaba naragiye kuvugira amadeni irwota amasimbi
bivuga ngo we yanze kuvuga amadeni mu gihugu cye ajya kuyavugira ukavuga kuvuga no gutaruka tuye tuvugisha ukuri ni mumbwiza ukuri mwibica ku ruhande n'amakuru nari mbifitiye uwo makuta Samusure ngiye muzi kuri Samusure ubundi ayo madeni yagezemo ari hanze cyangwa yagezemo ari mu Rwanda yarari mu Rwanda hanyuma se yagiye hanze gute nyine yagiye hanze oya ntabwo yagendeye ku madeni we yanze kwica umuco w'igihugu kuvugira ideni mu gihugu none we ajya ntabwo yagiye gusaba asaba wigeze ubona afite icyapa cyo gusaba afite icyapa gisaba ko muri filimi zo hanze ubona ibyapa industry yacu ya filime irakennye niba navuga ngo ni industry yo muri Afrika rusange we ntabwo industry ikinye mu Rwanda ntabwo sinema nyarwanda ikennye kuko kuvuga ko twareba n'abandi bantu bafite amafaranga bari muri sinema nyarwanda makuta kuba yaragiye mideni wenda ideni yagiyemo ntabwo ari rya filime niba umuntu yarahuye n'ideni mwivuga umwuga we bafite ideni ntabwo ari umwuga ufite ideni ku mwuga kari ugutunze waretse kutucabiranya wowe reka nkubaze kimwe uretse umwuga afite ari uretse gato yakadumweka nawe wica ku ruhande ubu none ahanga uretse umvuko uratangiye kuncabiranya ubu none ahanga ndi umubaje njyewe ntunzwe no kubaza ngiye muri banke kwaka amafaranga ingwate yabaye wa mwuga wanjye ntabwo ubashije kunyishyura wa mwende ubwo se ndagayanjye cyangwa ndagaye wa mwuga nakoraga uragaye umwuga nyine kuko umwuga ndi gukora ntabwo uri kumbyara amafaranga ahubwo wowe kubw'inda yawe kubw'inda y'iki oya wenda mvuze nabi wenda kubwo kwifuza kwawe wabaze bije nyinshi tudafite Dodani buretse mubaze ruharwa reka mbaze Dodani akushobora no kuruka urona ngaha uri umuboss ufite umukozi hano mu rugo aragukorera sibyo afite inyana atararangiza kwishyura asize mu cyaro tuvuga yiguze 500 cyangwa 300 reka tuvugishe ukuri sibyo 500 akorera 15 iwawe umwuga mutunze no uwuhe ubwo umwuga wewe ni uwuhe gukorora yarumva umwuga umutunze ubu ngubu nanga uri gushaka ko yishyura rya tungo kareka n'umukozi wo mu rugo urumva tunzwe no gukora ya wenda nubwo mbese nta mukozi niba ari n'urugero naguhaga wima urugero ku bintu nagira niba ari karyasi ima urugero ku bintu ngira bizamugira oya icyo gihe wowe ushaka kurara ko ndara ndota ibintu nafite ima urugero ku bintu mfite ababivuze kuri baravuze ngo ntacyo babaye meya nta buri kote ubu ko butindi bwa kokamye urumva kuzatunga umukobwa baravuga ngo utwo utarizikorera ibinongo oya reba apana kuvuga ngo nikorera reba iyi ni ingata yaziki wambwiye se nkabikubwira ji ukareka kujya iyi ni Dodani yo mu gacinjo kamwe ka mbere kabanza hano ni kuri cya kigo cy'amashuri kuri Papeke ruguru yaho hano kwa padiri ugatuma no kuza hano mu rugo nivuga ngo ni Dodani tuvugisha ukuri turi kuri nde kuri Samusure tuvugisha imyaka makuta niyo urimo kumva muri no minsi makuta cyane muratse gato makuta tuvugishije ukuri imyaka tumuzi muri sinema si myinshi mwana abana batoya natwe ubwacu twakuze tumukunda sibyo tugeze mu myaka za 40 kandi twamenye hari umukinnyi wa filime wavuze ngo kugira ngo umenye kuri kwisi uzabiha ufite ideni kugira ngo abantu bajye bahora bakwibuka hari umukinnyi wabivuze muri filime ntabwo abantu bakwibagira oya nanjye iyo uri umuntu ufite ideni ntabwo yakwibagira reka rero jemba ariko umwishyura iyo babivuze gutyo nawe reka tayari nibavuga ngo ideni ntukabyumve gutyo ngubwize no kuri we Dodani urumva iyo bavuze ideni nk'iryo ngiryo no kuba utarashatse ubwabyo uri umusore ukaba ugeze imyaka 35 utari washaka naryo ni ideni ako ngo urumva ngo ni ideni ufite isi aho gaho urumva oya isi nta deni nyifite ikintu mfitiye ideni cy'isi ni kimwe cyonyine ideni naba mfite ry'isi ni kimwe ni rimwe nuko nakwangiza ikirere ese nagura cyangiza oya kandi nkara rimwe mu kwezi ikirere cyangizwa n'iki cyangizwa n'umwanda wawe cyo cari kuvaho cyangwa umwuka mubi ntabwo umwuka mubi uzakuva ari uzangiza ikirere nta nubwo njya ndibitungura kujyana nuka mukana ahubwo avugisha ukuri ubu tuvugisha ukuri ikintu cyangije ikirere cya mbere wakoze narakikubwire wikwigira ndigabo wacanye mu ziko reka Dodani ahubwo umwuga wawe ushaka kuwuzana kuri njyewe rega oya yanga nujya habibwawe ntago bivuga ko twese twabuze ubuse tuvugisha ukuri ufite imyaka ingahe Dodani
ntubeshye abantu njye nabeshya abantu nkabwiza ukuri k'umuntu uri kuri kamera nkabwiza ukuri ruharwa nkabwiza ukuri bangapi nkabwiza ukuri Dodan ubundi muri kumwe na Dodan uri kumwe nawe mbanze nkubwire ukuri kwa mbere ngiye kuguhereza kwa mbere na mbere arya rumbajije ntabwo mbyibuka yuko nta kibazo wari ufite wari ikintu ufite ntabwo wacanye mu ziko wowe njyewe oya none se yavuze ko atahumanya ikirere ibyo dusanzemo uhumanya ikirere uyu waragihumanya kuko ureba ukuntu areshya n'uwakubwira ngo ni umwisigara kandi isigara ryangiza ikirere ubundi wowe ubu nangiye kuzagushyira muri la sigareto famille banza urebe uyu wagomba kuba yangiza ikirere kuko we ni muremure mani we agenda akayungirizo k'izuba wakageraho hafi ubundi iki kera twajyaga tugifata tugeze gufata iki yavukira mu rugo nayo kuzaza mwibi urabona nkuko twakoreye muri quartier zimwe iki kirigeze kugifata giteranya n'abantu baza ni mu Rwanda ari babiri bakubita noneho babonaga bari bugikubite ko cyari kirekire ariko kinanutse bakabati turi ugakubita uzi nako yakadiga bitaga wendende nakwisinga imbona muri turataka agira gutya koya umuntu muremure reka guhagararaho arige nigeze gutumiza umuniga no gucucumba kera urabona mwaratumizaga mukanzo bati ngiye havemo inkweto natumije umuniga ni bagiye kumubwira ngo avane havemo inkweto yankubise umugeri ndazungera ako kanya bati nyobako ndaje none se reka mubaza siga ndikozenge reka nkubaza sibyo iyo nk'iyunyweye ikivugo cyasuka mu igikoma cyangwa suka mu bushera cyangwa ikigage mbizo ukuri bigera mu ndabyavuze bigira mari bizibu aka ntago biba ako cyangwa niyo mpamvu nkunda aho sister yigeze uzareba sister yigeze kuvuga yuko uretse gato sister yigeze kuvuga ngo Patrick ngo kwa kanaka nguramutse ngubaye ngicyuye ngo mwemukiye ngo ushaka kuminshyushyu mu kivuguto kuko kugera mu cyacitse amazi no mwinshyushyu agira mu nda yavuze ako nibyo nge maganyum wowe haganyum banga wowe hagajyana ariko se rebira ntago ndahaga biraterwa n'icyo bita guhaga uretse ari biraterwa n'icyo bita inkuru iri yanze ku binyamakuru byose bigezweho ibinyamakuru bigezweho bishyashya bizwe birimo abanyamakuru bamwe barimo bararekarama kumwe mu bakinyi bafite uretse gato iyo twumvisha amateka ya sinema bundi ku isi tutagiye kujyanisha naho dutuye cyangwa mu mugabane turiho turi nako tukumubumbe turiho turi ku mubumbe ugizwe n'ibintu byinshi bitangaje sibyo kandi noneho ibyinshi ubungu byabaye iki byaje muri tekinoloji sibyo ubungu urubyiruko nta rubyiruko rukicara ngo rushaka akazi ahubwo urubyiruko rwose ruri kugura smartphone nziza ngo rujye kuri TikTok sibyo twamubonye tuganira we Chris ngwino nawe tukubaze mu kiganiro iyo baga nizere yuko iri mu naka abantu babimenya no kushuti batunyujemo kugira nawe tugiye kukubaza abantu bacu abakunzi bacu uretse mubaze urabizi papa singese bakira abashyitsi ureke mukubita akabazo k'ubushyitsi icara hano mbaze ngo kubaza imwana kandi nawe unsubize nicariye wanze unsubize babari unsubize ku kibazo ngiye kukubaza wabyara umwana utasubizayo ariko bangapi bamubyaye mu bibazo uratambwira urata hari umunsi uba utavuga ibibazo ikibazo nawe wigize nk'inzitiramibu wabyara umwana utasubizayo wabyara umwana utasubizayo uwo wabyara wese ntiwamusubizayo none se kangoze ikibazo cya kabiri niba koko Imana ishobora byose sibyo yarema ibuye itaterura ni kuki itarimo ibuye itaterura ese hari ibuye uzi Imana ibyananiye Imana niba itaterura none uravuze ngo amabuye yose yo ku isi Imana irayaterura ni ukuvuga ngo rero niba ishobora byose izarema ibuye none itaterura turebe ntabwo bishoboka Imana iryatize Imana iryatize oya Imana rega ni Imana ishobora byose urumva ifite imbaraga niba rirema byose urumva reka ahubwo niba nakwaje kandi nawe niba kigutsinze umbwire cyamutsinze afite isoni abarasta bagira amasoni ko buranga barasta ngo nabambere mu bagore ngo nta murasta uzimura ngujya amagambo nta murasta wangana ujya ubarasta yewe dasta cyo kurura mu nigara aririmbye man akora uramuniga uko yigeze gukora none ikintu kintangaje uvuga nta nubwo ari kubera rasta ntabwo avuze rasta ku mutwe rikirikiri rasta mu mutwe ni mu mutwe Ese ko abantu benshi bazi ko rasta ari ufite direct none haragahanze ka kera kambabaza ikibazo mito jewe ndashiraho senga uretse gato doda ndashiraho senga ngiye kuri iyi ndirimbo murambwira ayo magambo umuntu wayaririmbye yameze habiki oya tuyikira siki ngwino hano yafata none se utagera hano ubwo byihore we wiheje uretse gato rata ngiye amafaranga murayatsindira
ngiye kuri iyi ndirimbo murambwira nyirayo nanjye ndashyiraho ariko abatari imbere hano Nanjye kuri ndashyiraho. kamera oya ntabwo njye nemera ureka burage oya nta burage Ureke burage ariko. si uguseta se ni ugusheta sinashese nawe Nanjye ndashira. ngiye nashese ko ufora gusa nta kindi kintu cyawe oya nanjye n'ibinanira nanjye uzijyana abatindi muri nk'abasazi umva rata ngiye kuri iyi ndirimbo mbwire nyirayo ngo narose nyabarongi baye byeri ndinywera narose cya kivu kibaye umuvinyo ndasepera ndota ninywera ndasepera wallahi nimubwira nyirayo dore ngaye iyo ngiyo ni niye iyi ndirimbo ni iye man niba ari yanjye ndakubita urushyi oya kubera Niba ari yanjye ndakubita kubera urushyi. uyu nguyu Niba atari uyu nguyu kera abami iyo bajyaga gutera niwe wagendaga avuza ingoma urumva ntabwo ari agashya kubaza indirimbo nk'izo za kera mwene wabona karinga ahubwo rero ikibazo cyanyu ni kimwe ahubwo mu bapfumu ba kera mwebwe mwumva ibigezweho gusa ntabwo mwumva umuziki namaze kubumva we ntabwo wumva umuziki we wumva ibigezweho ubu se waba uri ku murongo wowe ukava ku murongo ni ngo ubu nawe uri kuririmba ugezweho ubu nawe uri kuririmba ngo iyo nakunde ndabanaye ntabwo ari uko babyina shumi yanjye ntukajijishe undi urabanza uriya ni inkovu afite reba gicucu ubanza ukanagafinyura ukajya ugakubita ndabana nyine ariko ukunda abagore mbese ndabanga wowe urabanga ntukambaza ikibazo kiga rasita imana ngiterura amabuye rasita reka turemane buretse rasita umva nkubaze rasita ni mu mutwe cyangwa rasita ni ku mutwe Rasta ni umutima bro rasita ni mutima. umutima mbese wabwirwa n'iki umutima w'umuntu kandi umutima mujye mugenda mwawukuyemo ruharwa ari hehe ruharwa amadred ubundi ngwino hano turi ku kibazo cy'ukuntu sinema yacu nyarwanda hashaka kubonekamo umuntu ushaka kugira ikibazo cy'amafaranga nta kigobotore urumva ikintu turiho mukabitangira none hasi oya tubiriho ubu turi kubiganiraho n'ubundi twe twabitangiye nuko ari gukizaho ndashaka kumenya wowe sinema nyarwanda uyifata ute ese sinema nyarwanda urwego igezeho ni urwo kumva ko hari umukinnyi wakinye filime wamenyekanye nk'uriya twise Samusure ushobora kwicara akabura amafaranga mani yo kwishyura amadeni arimo kandi yarayafasha abishaka mu muco nyarwanda umugabo arya utwo akarya n'utw'abandi hanyuma se niba umugabo mu muco nyarwanda ahubwo wowe umuco wo gusaba urawemera mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa ntabwo wemera oya twebwe ntabwo tubyemera ntabwo byemera ntabwo tubyemera ngo wowe wawe urabona hariya wenda icyo yakoze ni akazi nk'akandi sawa wenda nuko wenda yashatse wenda yakoze nka bije imurenze biba ngombwa akaguza urumva ariko nta n'umugabo utagira amafaranga yanjye nugenda mu nzira nta muntu urimo ideni kuba wagira umwenda muri business ukora ibyo ni ibisanzwe iyo ndirimbo nababwira irimbiraga ni ya G Bruce mwandanga ubwo wenda nuko we yabizamuye Bruce saracyabaho imyenda irenze ibyo yapangaga gukora ariko cyangwa se sinzi ariko ahubwo dore inkuru oya kuba yagira umwenda ni ibisanzwe buretse we ntabwo uri kumva ikibazo we ntabwo uri kumva ikibazo kuba yagira umwenda ni ibisanzwe ariko se umwenda mwana ugira kurisha no guhinga igihugu twe tuvugisha ukuri nawe ikibazo ku ikibazo we inge rasta buretse gato rasta wowe rasta ubu none anga twicaranye anga sibyo ufite ibibazo bya buri munsi ugomba gukemura kandi ukemuje amafaranga iyo udakemuje amafaranga ubirenza amazi ukabyora kuko nta kindi wabikora ariko iyo utangiye kujya kuvuga ngo bangapi ndabizi neza ngafite akazi ngo ku itariki 13 yarahembwe ngo reka ngende mubwira angurize 50,000 ngo nzabimwishyura udafite akazi ibyo nabyo no kwishora niba ubona ya business yawe urimo hahandi washoye amaboko sibyo ukabona nta kintu kiri kuvamo ukora iki ese nawe uzagenda ujye kuguza nanjye nkubaze icyo kintu ndi kwibaza uretse gato ni mwatangije kino kiganiro uguza umuntu uzi cyangwa uguza umuntu utazi ngiye nguza umuntu nzi uguza umuntu utazi yakuguriza ati ubwo urumva rero ntago ari agashya oya niba wowe uzi neza yuko wowe ari umuntu we waguza umuntu utazi ntago yabura ari umuntu uri mideni ntago yabura n'amakuta nawe agomba kuba ari mideni kuki wumva yuko makuta kuba ari mideni ari igihugu cyacu ntabwo ngiye navuze ko makuta ari mu ideni ntabwo nabyise ikibazo ahubwo jewe kuki byateje saga ku mbuga nkoranyambaga zose byateje saga niwe se niwe kuri izo televiziyo zose barimo baramucisha yakoze ibiganiro kuri zingahe we yaratabaje tujye kandi yaratabaje banza wumve yaragutabaje ama interview ariko yaragutabaje aho yatabarije aho yakoreye igigani we yaragutabaje waramuhaye 500 cyangwa icyo gihugu ariko ese kuri kwihuta mu ahubwo banza uzi ko wagira ngo wanyweye womo
wagicucu Yewe, amaze ngo ibi uretse byose. uri mu kigo ngo yaragutabarije uretse imbuga nkoranyambaga ni ibisobanuro cy'ubundi bisoba bivuga mu magambo nyine story ye imbuga nkoranyambaga ntabwo yabura kubasaga kubera yuko ni umuntu uzwi Eh, Iki icyo nicyo cya mbere. urumva kuba ufite Ariko ideni ryose yakoze ikosa ikibazo cyane ntaryo hari yakoze. n'abafite iriruti ryafite Yakoze ikosa, ntaryo urumva yakoze. ariko ikibazo ni uko azwi Nyine kandi yakoze akaba ikosa. yarabishyize hanze ku bushake bwe. Yakoze None dushatse ikosa. rero Avuga ati dushatse jyewe mumfashe ndananiwe story yanjye ni iyi ngiyi Yakoze hari umuntu ikosa. wari ubizi undi yakoze ikosa se ntabyo nibyo nari nzi Ntabwo ari nabyumvise ikosa. ku mbuga nkoranyambaga gutya ntabwo ari ikosa Wenda Abantu benshi wasanga ari- birerana ibintu, wasanga ari kandi hari umujama we. amahirwe yo kubafasha bikababera ibibazo birenze kandi iyo bavuga mani niba uyu nguwo utamfashije uriya yamfasha cyangwa uriya akamfasha ntabwo abantu bose Ntabwo ari bagufasha, ariko umuntu, bibaho ntabwo- noneho rero Ntabwo abantu bose ari ikibazo bamwe. cyanjye kiragira kiti ye ayo makuru ntabwo nari nyazi nayumvanye doda Ariko uretse gato wavutse wabyawe n'ibibazo ko buri gihe uvuga ibibazo vuga akantu kagezweho oya bibaho ubaza nawe ugiye kuzana imisenya ubazwa n'usubiza bahoraho umva ngo iseranyabuhanga se amagambo ndimo ndavuga afite tuva ko papa wanjye ari ikibazo cya mama wanjye mwana reka amagambo atameshe ubazwa nta kibazo. Bame wo mona. kubazwa no gusubiza bibaho Kubazwa- niba ahora kubaza we ntabwo ujya umubaza nawe uhora ahubwo kuki utabaza nuko ntabwo njye afite bwo kubaza muhorana si dore ikibazo cya mbere nta kiranga kibazo ntacyo bimaze kuba ikibazo kuko wananiwe Kuko wananiwe kubyikura kubyikura. nawe umubaza dore ikibazo cya mbere kiranga ko yanga kugusubiza kandi nta kindi kintu atunga muri telefone oya uretse umva ikibazo kigiye kuba mama ngiye kubaha inkuru kuba The Ben yavuze ko kwinjira mu bukwe bwe ari abazaburebera kuri interineti ari ukwishyura ni ikibazo kuba abantu benshi cyabababaje kuba ubukwe bwe nibyo abantu benshi kubaza nuko utazi kubaza umva rata nkubaza The Ben yavuze ngo ubukwe bwe kubucisha kuri website ni 50 kubureba sibyo by'amanyarwanda by'amarundi by'amanyarwanda kuri buri muntu se ku muntu umwe umuntu ugiye wese kureba uzafungura interineti ashaka kureba ubukwe bwa The Ben ni ukwishyura 50 ufite wayareze none oya ufite wayareze ntabwo ari connection ni ukwishyura bro ukwishyura ntabwo kafunguka ni ukwishyura cash amafaranga ndeka nemera ibyo uvuga ntago ibyo bintu buretse iyo bigeze aho ngaho ngiye ku mafaranga burya hagwa n'umuntu ni umusitari ndabyemera bro ni umusitari ndabyemera ariko niba ari umusitari niba ari umusitari se haba habari nakavuye buretse gato hakaza n'abataratuye rasitari kangubaza ikibazo sibyo rasitari ndabyo nge ndibaza reka tuganire nk'imfura none reka tureke kuvuga ubugambo bwinshi cyane budafite icyerekezo muvuze kuri The Ben ndabyibuka numvise bavuga ngo yatse amafaranga ese ngewe menyereye kujya muri butike cyangwa se mu iduka cyangwa se mu isoko runaka nkajya kugura kano gakapu kuko nzi ko nzagakoresha nkajya kugura kano gatelefone kanjye kuko nzi ko ngakenera nkagahamagaza ese ubwo bukwe nimbwa 50 ngiye kizangarukira niki ese The Ben we yigeza gutumira mu bukwe iyo umuhanzi akoze indirimbo niba utabishaka bireke umva nkubwire wewe nakubarega abafite amafaranga barabireba reka ngusubize hano turi kuganira ariko uyu muniga nanjye ngiyeyo babishyize ubuntu The Ben niyo yabukorera mu Burundi najyayo urumva niyo yabukorera mu Bugande najyayo niyo yaba ari muri Kenya najyayo babigize ubuntu kwinjira ari ubuntu ibi ntabwo bicira ubwira buriya ntabwo ari uretse se uretse man wibuke ko ari abantu bazanakureba baza uretse gato buriya bukwe bwa The Ben ntabwo ari amato reka amagambo ariko manze nkubwire man ucuri kuyahuza amagambo kuri buvuge umwanya uhari urakeka ko ino kamera iramutse izimye utavuze wapfa nise watuje nkakubaza ko kuri uvuze ko bya The Ben turagusubije ngo nese yaragutumiye uretse gato ndakubajije uravuga uti nese yaragutumiye erega nakubajije ngo iyi telefone urayibona ndayibona iyi ngiyi nshobora kutamenya amakuru ariko ikaguha amakuru kubera ko za mbuga nkoranyambaga zose ziri gucaho ya makuru y'ibyamamare cyangwa se y'udushya twabaye mu gihugu cyangwa we namara ntabwo ujya wumva radiyo iyo telefone ntigira radiyo bakutega biragatsindwa wa mugani aho ikibazo rero mwiyarira ijambo igo man genda mubaza ntasubize ndabihorera man urumva ngenda bihorera oya nose urabigenda mu bukwe bwa The Ben ariko nari gushaka ko tuyivugaho umva sitari nyine ukuntu iteye bariya n'abantu bacuruza ibyishimo urumva ni ukuvuga ngo wowe ngo kubireba uzunguka iki icyo uzunguka ni ukubireba nyine urumva icyo uzunguka ni ukubireba inyungu y'ibyishimo mani ni iki ndewe none uramubwira uriya ubukwe warebye umuhanga ashobora gukora indirimbo nziza agakora video nziza urumva uyirebye uraruhaze mu nda indirimbo n'ubukwe biratandukanye ariko uyireba washishikaye abantu bakunda n'igikorwa na buriya bukwe rero ni umusitari ibintu byo muhora mubira n'ifoto yigezeho urabanza ukayireba umva mubazo umva dodani ndetse mbabaza nta kibazo
indirimbo izanshimisha wenda kuko njyewe nshobora kumva kubyakira birabagoye indirimbo byatunguranye n'isitori imitima nyine itandukanye bije bishya indirimbo ishobora ntabwo bisanzwe bikorwa hano mu muhanzi wa Rwanda mbere mu urumva Rwanda ntabwo bisanzwe bikorwa ntabwo niyo mpamvu wenda nuko ari bumenyi ahubwo mubwire uretse hata mubwire ariko kuba ibyo byo ibyishimo byanjye birashoboka by'umuziki ufasha yiyogoje imitima myinshi umuziki ushobora gufasha umuntu wababaye sibyo mbese imitima itandukanye uwishimye ubabaye umuziki wagusayidira ndetse n'inyamaswa ngaho mbwira ubu ngubu ubukwe bwa The Ben uzafata ujya kubucuranga wenda reka tuvuge umuziki wakuvura stroke man urakoze cyane none se ubukwe buzavura iki kwa The Ben Nabyo. usibye ko ntari byifuza uzajyayo urye unywe kwifuza ubyine bakubyinire urebe abantu urebe abakobwa beza bazagutaha umuntu wakize atakwibye akabaho neza nta byawe ari kurya urumva jya umureka yibereho aha rero ko nkubwiza ukuri ntabwo ubukwe jyewe ntabwo ubukwe vugisha umuntu wakize atakwibye tureke gusa ku ruhande tureke fanatism man bro ndumva agiye gukora ntabwo ndi kumufana njyewe mani bro cyeka nagiye gukora mu urumva ibyo ni ibisanzwe ntacyo mfana ubukwe sinzabutaha yewe bugize umuntu nawutaha aranshimisha ariko bisanzwe nahara n'ifoto y'ubwayo mani urumva kuba mwahurira ahantu ugahita ufata agafoto kuki ugafata uretse gato nkubaze urumva ni uko usweye ifoto ko izanshimisha ariko reka nkubaze mwana buriya bukwe kuba wabureba reka mbaze nkubwire kuba wabureba bwaranarangiye ni ibisanzwe ni nko kureba show nose ntihari ibitaramo bitari video clip kwa kundi babashutinga stage nyine ya live aho ngaho bari kuririmba usanga umuntu afite cyangwa kuri internet biriho abantu bagahora babireba igitaramo cyayo muri igitaramo cyayo koroki ugasobanura nawe mukoze abantu bakwishimiye bajya babureba ariko oya ku buryo nshobora kwanawunsinga ikintu uvuga ngo amani cyangwa se bangapi njyewe ngiye ku karubanda ndavuze ngo ubukwe bwanjye kubwinjiramo n'ibihumbi 15 n'urugero nanjye ntabwo ndi The Ben uretse gato wamera nka mwana tujye tuvugisha mu mujyi vugisha ukuri amafaranga wayashora ku bukwe utari bunatari yewe man twamenyereye umuco wacu no gutwira tukanatabuka kugira ngo nabo gafanta kamwebwe n'amaso nyenyahereza ariko ninjye kurebera kuri bino birahure by'abazungu nta kintu ubuze kuba mbonye bro nta byishimo by'ubukwe ndabambonye man nta dushya tw'ubukwe ndabambonye ushaka kubirebera mwene wanyu ngo bajye birebera uzuri se navuga ati ushaka kubirebera ubuntu ushaka kubirebera ni mwene wanyu ubundi wenda uzaza mu bukwe bw'uri ukeneye kubirebera ubuntu na best ntabwo man ntabwo njye nabura niyo yavuga ngo ni ubuntu se noneho megabyte zijyanaho megabyte zijyanaho kuvuga ukuri kubyita ubuntu ushobora kujya oya kuraho noneho njyewe nyereka video nyereka igitaramo giherutse kuba mu Rwanda muri Stress Award sibyo nta megabyte ukoresheje niteremera ko ikintu cyose kirashyize n'abawudinzi usumva ari ubuntu kuri kubaza byo rwose kuko ahubwo nyandi kukubaza ni gute jye nafata ubukwe nkajya kubushora ntabwo bishoboka bro ubuse Medini wamubonye ntiyakoze ubukwe ntibwabaye bwiza jye bwaranshimishije mu by'ukuri ariko niba The Ben ashaka gukora nafate navuga ati ubukwe bwanjye n'ibihumbi 100 kubutaha urebe ko batazabutaha hari abakobwa bashaka kubujya ariko wimbwira ngo ndafata 50 utegeka ko ubukwe wenyine abo baraje ko babaye benshi ibihumbi 100 ntabwo wenyine ariko wimbwira ukuntu ujya gufata abanyarwanda uratanga ibihumbi 100 se ubu The Ben wamutwerera ibihumbi 100 ukavuga ngo umurigende se n'ubukora wowe nta muntu uzahora igihe cyose uzabutaragafata ariko nuba waragafata abantu bagufana ufite abafana bisiga irangi iyo mibare se ijyane kwa musilamu muri ijyane kwa musilamu muri butika na ruguru ntabwo wajya kwa The Ben ngo bagufungurire champagne uryiyo nkoko mu bukwe bwe urumva urebe ibyana byiza birimo biratambara aho ngaho wicare ku gatebe gasa neza umuziki wumva uyunguruye neza niba na ngombwa nawe uraza azabyinira n'umugore we cyangwa muririmbire nabyo ubirebe ntusebye warangiza wowe ukavuga ngo kujyayo uzi ikintu hatagiyewe reka njyewe babigize ibintu narara umutipe wacu nta nubwo najyaho none nabwabaye najyaho ubuzabejo bagize ubuntu babugize ubuntu nahita njyaho none icyo rero nicyo biri reka mubaze ikibazo wati gatamubaza wishyigikira doda uzajya ahantu umuntu ushaka kuvuga ese no kuvumba ubutanze umwanya wawe wakintu ntabwo ubuntu bubaho wowe ubashoye igihe cyawe nijya no kuvumba urashora igihe cyawe nibyo ari gukora byicyo byose buriya abantu benshi bagiye mu abantu bose babaho kimwe cya kabiri hari abantu bajya mu urumva abantu bose babaho bahora bicuza utuntu banyuzemo kandi bakoze urumva rero rwose kuba uvuze ngo ibi ngibi bihwanye birahamanya n'umutima wanjye nibyo ngiyemo ni uburenganzira bwawe icyo gihe gihora gitakara ariko uremera ko nawe uri muntu uretse uzarinda ufite miliyoni 100 zawe nta kibazo ufite miliyoni 100 zawe nta kibazo ariko man tuvugisha doda ufite wireless hano sibyo irahari so ifite ufite amafaranga yo kuba wagura megabyte
ariko se mu by'ukuri tutagiye kubeshyanya ufite amafaranga yo kuba yagura nako 50,000 byo kuba watangura ubwo bukwe bwa DB tujye tuvugisha ukuri tukigira injiji wishaka kugira ngo ukore ikiganiro sinzi ibintu ushaka ayo mafaranga nayo mfite nanjye simusubije se reka nanjye musubwire uvuga ngo ntayo mfite nta nubwo nzanabureba ariko babigize ubuntu banza wumve babigize ubuntu njye ntabwo najyaho bwabaye najyaho buzabejo njye narara kumwana abanzi bacu reka mbere abanzi bacu nabo bagira na defa ubu babuze kugira bashyizeho n'amatike 5 The Ben ni umustar bro ni umustar uri big man utanamwita umustar uri roko ni umustar international bro urukumva uri mutipe njya ahubwo nubwo yarakoze ako kantu reka twe kugoba mwita Tiger uretse ariko ni uburenganzira bwe Tiger yafata kantu kuba yafata kara kantu akavuga ati ngewe 50,000 uretse 50,000 bazabitanga bari bubukwe bwanjye ibyo ndabyemera ariko reka mubwire bro muri big inkuru twemera ngenda namufana mara ye ni ranjye narigisiga kuri ramuje amaracuruza abantu ariko abure n'udutike dutaravuga ati nge abafana banjye hari ukurusha gukora challenge bro barahari man ntago yabitangaje kuko umuntu watangaje nabyo kuvanga ubukwe buzabira ku 50,000 ushigaje iminsi ngahe so nibyo ntazi ntabwo kureka ntabwo nzabutaniye amayinvitation urumva tujye tuvugisha ukuri niyakagombye no kuvuga ngo abafana banjye uziyamenye abafana banjye 5 ngiye mwemereye cyo kujya mu bukwe bwanjye ahari live ako nako kabarakana tubaye reka tugiye tukarwanirayo twarwanira aho yaragura challenge nutsindwa utsinda yo kwiruka se oya wiruka kwiruka se uriruka wasaze iyo challenge nyine yivuga ntabwo yabura challenge nk'umufusani ushaka kugira ngo azabashimishe n'abafana be abone ko abantu babone ko no mu bukwe bwe n'abafana be babigize mu ruhare ariko se aratangaza nko 50 kubureba gusa kuri telefone par internet umva mubaze gato uriya The Ben izina rye ngo ni Tiger sibyo izina rye ni The Ben ahubwo ibyo tuzi nka kitiriro ni Tiger Tiger ubundi bisobanuye kimwe kinyarwanda subize se urajya kwishyamba nyine ujye muri nyungu urebe nyamaswa wanze kotse n'inyana nyine yimbwira iyo nyamaswa nayo nyitiye none se ntayuzi oya niba ushaka kuyitinya rero ntabwo ngikubwiye ubu se njyewe nigisha geography njye ndi igitero cyangwa njyewe nkora mu bijyanye n'amashyamba n'ibisimba Tiger n'urusamagwe oya nta gisamagwe kirimo oya njye ndi igitera none uri igitero ariko sinjye kabitera Nisenseka umwe ariko ni igitera ariko sinjye kagitera uyu ujye gusenya ntabwo bamushobora dore ni nkuru iri hanze kuba Ndimbati yasuye nyogokuru we mu isoko iyo ni inkuru yagoswe uba uretse wumve akamusurira mu isoko yaragoswe nyine ariko banza wumve igitekerezo cyanjye igitekerezo ngiye kuvuga igitekerezo kuri uyu muntu igitekerezo n'uta dusomeye history yagoswe none kuba yamusuriye mu isoko kandi yaraza yamusuriye ntabwo uzi ikinyarwanda ahubwo uzi kugisoma niba warize amasaku nye yamusuriye kuba yamusuriye mu isoko yamusuriye mu isoko niba yamusuriye mu isoko akamubwira ngo zinga ntago yamusuriye Kigali ibintu uvugira hano nawe yamusuriye mu isoko sibyo birumva yamusuriye mu isoko yamusuriye ku isoko ntabwo ari ikinyarwanda kirumvikana noneho akamubwira ngo zinga ibyo ufite tugende mu rugo ayo wari kumuka ndayaguha ni umuco wo gukora yamwigishije kandi ibyo bintu ejo azabigarura wowe ugiye kwivanga mu buzima bw'umuryango w'abandi aho ngaho yamukoreye ikosa yamushutse kubera ko iyo uri kuri tele ku kazi kawe wunguka n'inshuti imani n'abandi bantu bakwiyumvamo urabona uko isura z'abantu zisa niko buri muntu wese muhuye mugiye guciringa isura ishobora kuyigumana cyangwa ukagenda uyisizaho sasa rero ayo mahirwe aba yayahomba none reka nanjye mubaze uretse no kuyakubaka rero ko wamumbira ikintu kinini iyo ni nka debate reka tugakora akadeba gato niba koko ugiye guhamya yuko Ndimbati ashobora kuba yarashutse nyina urumva Ndimbati ntabwo ari nyina ninde nyirakuru ibaze noneho gusa hari impamvu ibaze nyine noneho gusa hari wowe ni ukuvuga ngo reka buretse ashobora kuba ari ukumugira neza niba ni nko gusuzugura umugabekazi
urumva kubaha umwami ari uko arimo kumufasha avuga ati ndayamuha kuri ibyo bintu ariko ari ukugushuka bisanzwe uri umuntu ufite guha ukora ako kantu kaba ari kabi ashobora wenda nyirakuru yamutabaraga avuga ati ari kwikota imirimo myinshi kandi afite ayo mafaranga ahubwo mwebwe aruhuka afite intege ariko uri umuntu ufite ingufu umuntu akabigukora ako kantu katwigisha iki kubaha no guca bugufi reka imbere y'uko ukunda n'umwana wawe wamukunda bro gukunda abantu guca bugufi kandi ukita ku muryango urumva yumviye umuryango ikibazo nanjye nongeye kubaza ikibazo mu buzima busanzwe tutabeshya kandi buri wese ansubize uko abyumva ari ubusugi n'ubumanzi ni ikihe kibabaza ikibabaza ni ubumanzi ariko ntabwo byose ari kimwe kuko kuva mu bumanzi njyewe byarambabaje ariko ntabwo byandiye ariko njyewe nkurikije amakuru njya numva umuntu uri kuva mu busugi aranababara aranaribwa urumva rero nkubwire impamvu bihura urumva aribwa gute ababara gute nkubwire nyine impamvu bihura umva nyine mubwire impamvu bihura banducece urumva nyine ikibazo iyo umuntu arimo abyara arababara ntabwo navuze kubyara iyo utera inda ntubabara ntabwo navuze kubyara ni kimwe no guta ubumanzi reka ngufate reka tuvugishe ukuri nitubundi arababara byose bizajya bimubabaza ariko wowe reka nkubaze njye gutera ntabwo mbabara none se kamubaza ikintu kibabaje se ntabwo ari icyaje ngo kiguhutaze kigukubita hano hazurusebe cyangwa igituri ngo ubabare ntabwo ari imvune wagize ikintu cyose kiravuga hari imvune wowe wabihisemo ariko nta wundi mani noneho wareka gutera inda kugira ngo izo wowe wabihisemo wareka gutera inda kugira ngo izo neje zitandukanye ni wowe ugifata ubwo nzabireke kugira ngo izo neje zidatandukanye nufata icyemezo cyo kubireka icyemezo cyo kubireka hari abantu bangahe hano mu gihugu bafite imyaka 30-50 batarashaka mutangiye kunyinjiza mu kiganiro njye nshaka kuzabaza wowe ni wowe ufata umwanzuro wa nyuma bro urakibaza abandi uzakibaza abandi urakibaza mwebwe mujye mwubaha abantu namwe mwiyubahe umwanzuro ni wowe uwufata jya uwubaha urumva mu manzi watoje ongera usubire mu kibazo cya mite nsubiza Chris kirari kuvuga we rasta mite ngusubiza njye nakubajije ngo kuva mu manzi no kuva mu busugi kuva mu bumanzi no kuva mu kibabazo njyewe nkurikije ukuntu mbyumva ubundi yenzi ko kuva mu busugi ubundi ubwo ntabwo bibabaza gusa byo biraryana dukurikije amateka n'ubyo tubyumvamo yizi gute bitatuma ariko wenda gukopeza abana wakinwe uzi yuko arahaze ko wagoswe ari agaciye bajya nigire mwari agaciye mu bari abantu bajye bakanda subscribe kuri 1K Top TV bakande like ndetse batange na comment subscribe niko vuze ari umukecuru nabwiye ari umukecuru nabwiye vuga gusubscribinga bivuge gusubscribinga bivuge mita ngugana cyo ari umuntu waje arambwira ubwanjye sinabera ngifone bari ibintu ngiri kudaradoninga ngo byancanze nagasenga kudaradoninga oya ubwo je nagiye kunamuna ndumva yabona ngiri kudaradoninga ibintu nyine umukecuru ibintu yari yakoze atabishaka ari kuvuga gutya bamuhamagara bacyanga ngo yereye kudaradoninga mubindebe petit frère umamagara mbabaza akabazo nako ngiye kubabwira akantu ejo bundi kambaye urasta ejo bundi nabwiye nyogokora ati ati karabe umwana wanjye ati harya bakuguriye smart ati yego atapu atuzangandire subscribe nanyuze ukane na comment ati ukubiteho na comment nta kibazo uko nayo mfite utunite ducyanye ngiye kubona barambwiye ngo nzayikuzanira ngo humura ngo nzayikuzanira nyina mayini taba yashize uri yarazi ko uramubwe nk'inyanya nako nzajya nyikandira uzayikandire bro uzayikandire ari igihe riri kibyimba ni ikihe kibabaza rasta terwa n'umushimyi terwa n'umushimyi cyo nekereza ububabare buratandukanye n'ubwo inyuma n'ubwo imbere ifata he ntabajije kuki umuntu kubera iki ndakirwara ngiye kukubaza ikibazo kimwe n'umubaza ikindi munsubize n'iceceke icyo kibazo we nakikubajije ari igihe n'ikibyima n'ikihe kibabaza we ngiye kukubaza kubera iki umuntu arwara ijisho
bakamuha ikinini kikajya mu nda kandi arwaye ijisho. si uko kumbajije ikibazo cyanjye n'ubundi nanjye icyo ni ikibazo mfite wese nanjye nkubaze ngo jya urambaje nanjye icyo kibazo cyansinze nanjye nkubaze ikindi se nese inzoka yo ku gasozi rwanda inzoka zo mu nda akwamugaye buri inzoka nayo irwara inzoka si nk'aba wundi ukubaza izo lunette ni iz'amaso kandi abona uzambaye ku maso musaba zikarize birenge nese kugahere we ukaba kameze gute yagahere rero ase cyo ruvuga sinigeze ndwara ikibyimba mu muco nyarwanda batuvuga twicaye wenda ndashaka kuvuga ibanze ujye gupima none wamwiba yewe nari mpagurutse ariko rero ni byakuhanganye yewe ntabwo njya kujya kuri tuwaye ariko dodereka ngo ikibazo ni ikihe kintu mu buzima bwawe umaze gukoresha inshuro nyinshi ari ibyo kurya ari byo mbese umbwira ikintu mu buzima bwawe kuri iyi si umaze gukoresha inshuro nyinshi majije gukoresha inshuro nyinshi zitabarika kwikora ku mazuru cyane ni ubwonko ngewe ni ubwonko ntabwo nakubeshya ni ubwonko ubukoraho nicyo kintu gukoresha igihe kinini cyane bro no gukoraho ahantu muri igihe kinini ni kuri telefone arahandi se njya nkora ni ku mufuka none nanjye mubaze ndagusubiza kubera iki umuntu rasta kubera iki umuntu yirirwa akoresha imbaraga anyunda inyundo akubita inyundo aterura amabuye ahereza abafundi yangiza ajya kunanirwa akananirwa mu mutwe kandi hakoze amaboko kubera ariko sindabona umuntu ananiye mu mutwe ndabivuga ariko sindabibona ngo bibaho akwabonye igira igisage ubu ngubu urabona ibyateye uretse nta murasta wiba mbonye ikintu ngiye kubwira nta murasta wiba ubu nureba ushobora kumwira urebe we doda ni ibiyobyabwenge byarakwishe ibiyobyabwenge like urumogi inzoga amasigara urumva zararasta ukuntu yimereye gutya banzire buretse gatarika w'inyana mu byo ntavuze uranarasta ukuntu ameze abone ntabwo ari ibiyobyabwenge oya buretse ibyo ndabibaza ntabwo yasabye ibyo akunda uranarasta ukuntu ameze ntabwo wasabye hano ukuntu aratamera nta mugore w'ikiyobyabwenge ubaho umva rata urana ukuntu ameze urana agasura k'ukuntu kameze arasa n'intare cyangwa na bobo sibyo ariko ubu ugendanye mu muhanda nako ufite nawe ibintu bibizi biti ubu tugendanye mu muhanda nanyweye ibiyobyabwenge byanyishe mbere yuko wabinsa akabanza kubisakarasa urabyemera ntubyemera abantu batunga direde ntabwo hari kera n'ubu nuko abantu batunga direde uretse batunga direde abantu benshi ngo abazungu ngo iyo baje ngo abadiaspora ngo iyo baje ngo muri Afurika nagasanga ngo ufite direde ngo kubera muri Afurika ngo haba ibibazo byinshi ngo n'ubukene bwinshi ngo abimba ko kubura umusore utunze direde ngo ngaruko utigeze ufungwa nibyo koko none se kuba utarafunzwe nuko utari umunyamakosa mugese mubanze wese dore yatse umutuku kera nkiri umwana ntabwo uretse twanzure kuri ako kantu rata mva nkubaza kuba utunze direde bakaba batarazogosha ngiye niyogoshesha tuvuge baranamfunze baranyogosha kuba we bataragufunga nuko utari umunyamakosa kuko hari abantu bajyaga bavuga ngo ifite direde ngo abazungu ngo uteretse umuzungu basanga uretse ufite shira afite direde nk'umuzungu imana nagize cyangwa si n'amahirwe rata kuko ntabwo wambwira ngo ntabwo uri imana nagize cyangwa ntabyo nakoze wakwitwararika bingana gute kugira ngo udafungwa mbwiza ukuri nta foto ntacyabaye ntacyabaye shumyange nta foto ntacyabaye ariko ngo ari inzara n'ubwanwa n'ikihe cyashyize ikindi we ngo ari inzara n'ubwanwa n'ikihe cyashyize ikindi uracyategereje mu bantu ahambwa izasohoka kandi umuntu arinda apfa idasohotse none se ko urupfu rutwita rwo ruzicwa nabi reka nkubwize ukuri rero ibyo twavugaga ni ibyo ngibyo byarangiye twavuze kuri sinema twasanze twebwe sinema yacu tutabeshye irakennye wenda bazakore kuko ntabwo ikennye ahubwo abayireba turabakunda cyane ntabwo abayireba bafite ikibazo uramutse none se kubera iki birirwa bareba filime z'abanyamahanga birirwa bareba filime ruko yasobanuye igiti yasobanuye izoga yasobanuye niba hari umuntu ureba filime si kubera ro indi mwese no kuba umuzi reka tureke amagambo amagare tunizire mu magambo ciao ciao gusa icyo cyuko nuko Dodo afite amagambo menshi kurusha abantu bose bari hano nta n'ibisubizo bizima tanga amagambo niba babakunda turabakunda mugira amahoro